Subscribe. Jay here. Subscribe. Jay here. nongeye kubasuhuza nka YouTube channel Jay Maso. Guys, nje kubaganiza ku kintu bita internet y'ubuntu, haba isanzwe haba inshyashya. So guys, nukuvuga ngo nkuko musanzwe mumenyereye hari icyo bita internet y'ubuntu, duhereye kuri Droid VPN tukaza gukurikizaho H-Channel Plus. Ubwo hakaba hari indi nshyashya ihari nayo iri gukora neza cyane, kandi nayo ni unlimited, iri gukora kuri MTN, Tigo, Airtel, iri gukora hose. So noneho guys, nukuvuga ngo ikindi izo internet zose nkuko mbivuze hari ikora neza kurusha izindi zose, cyangwa se hari igerageza gukora neza kurusha izindi zose. Ubwo igerageza gukora neza kurusha izindi zose ni Sox IP, ariko iyi Sox IP nubwo yihuta wenda ikaba nta bintu byama ads zigira, kandi se ikaba ikora kuri sim card zose cyangwa se network zose. Ikintu kigorana no gusetinga server cyangwa se gusetinga na file. So ariko ibyo byose iyo birangiye mbibutse, ubwo ibyo ngibyo iyo ufitemo utumegabyte tugufasha gusetingamo file. Noneho guys, nidukurikizaho Droid ni nk'iya kabiri muri application cyangwa se internet z'ubuntu zikora nta ma ads, cyo ni cyambere, kandi zikaba zikora kuri MTN. Yego impamvu ntabanjije Droid bura nayo iri muri internet zikora neza cyane kandi zigira speed iri hejuru. So ikibazo cya Droid wenda nshobora kuyinengaho nuko wenda yo ni mega 300 baguhereza per day buri munsi, kandi muri kino gihe hari abantu zishira vuba bitewe n'ibintu bakoze bakabona ni nkeya cyane. So guys, no kuvuga ngo ikindi, so Droid ikiza cyayo nayo ntigira uhanya, ntigigorana. Ikigorana gukora account, ariko ku muntu warebye video zose twakoze zibisobanura arabyikora nta kibazo rwose kandi vuba bitamutwaye n'amasegonda. So guys, icyo usabwa no kuba ufite email kugira ngo ukore iyo account kuri Droid VPN. So noneho ubwo tugaruke kuri H-Channel Plus. H-Channel Plus abenshi barayikunze, ni internet yakunzwe mu buzima, ni internet yakoreshejwe na benshi ku isi hose. So impande zigiye ziteganye z'isi, H-Channel yarakunzwe kandi ni internet yamenyekanye, yamenywe na buri umwe. N'umwana waruvutse nabwo yaje avuga ati hari internet y'ubuntu bita H-Channel Plus cyangwa se H-Channel Plus. So guys, ubwo no kuvuga ngo yageze aho bakoresha bazana nyampinga babigira public, bumva ko ari byo sawa, ni hafi 90% mu gihugu abantu bose baza kumenya ko ikoreshwa ni nyampinga. Ubwo host babayikuyeho, bashiraho Play Gorilla Games, bashiraho utundi twinshi kama EDX. So guys, byose birarangira bageraho MTN bagira gutya baza kuyivanaho, abatereka tuyiharire Tigo gusa, Tigo Airtel gusa. Ariko na Tigo ubwo yaje ari unlimited, igeze aho niba barabonye unlimited bitari buze kuvamo. Icyo gihe no kuvuga ngo ku bushakashatsi bwakozwe ari nabyo nje kubaganirizaho kuri H-Channel Plus, ikoreshwa uburyo bubiri. Ikoreshwa uburyo buri unlimited, igakoresha n'uburyo buri burangira. So unlimited no kuvuga ngo n'uburyo butarangira cyangwa se budahagarara, ariko ikagira n'ubundi buryo buza kurangira cyangwa se buhagarara. So aribwo nje kubaganirizaho, cyangwa se ari nabyo nje kubabwira kari bushakashatsi wenda bwaba bwarakozwe bakaza kugaragaza neza n'impamvu. So ubwo ku muntu, reka duhere ku muntu internet ye ya H-Channel Plus ayikoresha ajya kubona mu masegonda, cyangwa se akabona ntago imaze umunsi wose, cyangwa se ntimaze amasaha arenze 4. Ndayo ni make mvuze, cyangwa se amasaha nk'umunane hagati aho ngaho, 4 cyangwa se 8. Nuvuga impamvu ni iyihe yo kuvuga ngo ntirangije igice cy'umunsi cyangwa se ntirangije umunsi? Bo impamvu ni kuvuga ngo musanzwe mumenyereye ahangaha yuko ariho haterera icyo bita network cyangwa se MBs, bakwereka umuvuduko iriho, bakwereka umaze yagabanyitse cyangwa se yongeye, bakweretse yuko wakoresheje MBs runaka, megabyte runaka ahangaha. So ni byose niho bikontorera. Ikindi nkuko dusanzwe tubimenyereye ahangaha munsi hari icyo bita add time n'amasaha cyangwa se iminota ibiri gutera baba baguhaye left time. So none kuvuga ngo buri kantu kose gafite ubusobanuro. Ahangaha ubusobanuro bwabwo ni ukumenya ngo iri kuyihe speed, umaze gukoresha MB zingana iki. So ahangaha nuvuga ngo ni igihe cyo kongera igihe, kuvuga ngo urayitegetse iramara igihe kingana gutya. Ni nko kuyihereza odds cyangwa se amategeko, icyo bishatse kuvuga.
tugengekeranyije ku bushakashatsi rero bwakozwe kuri H-Tano Plus, ndagira ngo nteze kubatindira kandi mbasabe muze kureba video wese muyirangize, ntimuze kuyihutisha, muyirebe muyirangize, muri buze gusobanukirwa byinshi kandi muri buze kumenya ukuntu mwazajya mwitwara kuri H-Tano Plus cyangwa se H-Tano Plus. Ubwo tuvuge ku muntu uri kuyikoresha kuri Tigo Airtel, akanze start, akanze start, nakanda start irakonekta nkuko dusanzwe tubimenyereye, iraba connected successful, ibintu ngibyo connected, nyine utangira ukoresha MB z'ubuntu, megabyte z'ubuntu. Cyangwa cyo muri kucyumva. Nabikora gutyo ubwo ni kuri Airtel Tigo, kuko MTN ntabwo igikora. Bazamuhereza iminota 30, bazamuhereza iminota 30 yo kuba ari kuyikoresha ho iyo internet. Ariko mbibutse ashobora kuyitegeka cyangwa se kuyiha igihe, aho ati urarangira igihe runaka, kugira ngo wenda abambere batangiye kunyumva icyo nshatse gukomozaho cyangwa se kuvuga. Ya minota 30 nirangira, ubwo bizasaba ngo kande stop, anga stop, yongera kande start, nko kuyitangiza bundi bushya. Yego nko kuyitangiza bundi bushyashya. So noneho guys, ni kuvuga ngo ikindi ubwo ndacyavuga kuri babandi, noneho no kuvuga ngo impamvu bagaragaje impamvu H-Tano Plus itagirangiza umuntu, kuko hari umuntu ujya kumva ukumva aravuga ati ngewe ngo yanze, ngo yigaragambije, ngo ntabwo ikiri gukora, ngo menya yarangiye. Ntabwo igize irangira, ahubwo no kuvuga ngo turebye bwa bushakashatsi bavuze hari ikintu kiri kubura. Icyo kintu kiri kubura rero ni iki? Ni ukuvuga ngo niba uri gukoresha ya minota 30, wibukije neza uzasanga nta bintu by'ama ads bakibaha, nta bintu by'ama ads bakibaha ku bantu badakeneye kongera igihe. Kukeneye kongera igihe bazamuha ads. So guys, bazamuha ads nk'ibisanzwe, ni kaka video ka k'iminota 30 cyangwa k'amasegonda 30, kabara amasegonda 30 baramanuka. None iyo amaze kurangira bahita baguhereza igihe. Mbere kuri MTN baguherezaga igihe cy'amasaha 2, ariko kuri Airtel ubu ngubu amasaha bahita baguhereza n'amasaha 4 direct ako kanya. Video imwe, video ebyiri n'amasaha 8. Ngira ngo mutangiye kunyumva noneho ubwo tuvuge ko urabona babandi bari gukoresha ya minota 30 nta bintu by'ama ads bakibaha. Niba nta ads bakiguha, urumva nyine nta n'ubundi aho ngaho nta nyungu babifitemo, So rero iyo ukoresheje ya minota 30 gusa, hano MB hakagera MB 250 na icyo gihe nibwo ushobora kubona application yawe noneho ikwamye burundu, ikazongera gukora ejo, rwose ikazongera gukora ejo. Ngira ngo impamvu mutangiye kuyumva, impamvu nuko nta ads ukibona, ntibikikupa ngo hajyemo ads. Wicyo ukoresha ni MB zituku minota 30, kuko nawe ubwawe ujya uwongera igihe. So ngira ngo mwabyumvishije. Noneho iyo niyo mpamvu yo gutuma utajya urenza mega 200. Ubwo ubushakashatsi bwavuze yuko wenda buri muntu udakeneye ibintu byo kongera igihe yazajya akoresha igihe kitarenze nk'amasaha 2, cyangwa se yajya akoresha MB mega zitarenze 200 na mbese zitari hejuru ya 300 cyangwa se zitari hejuru ya 300 cyangwa se zitari kuri 300, zitarengeje 250 na. So ubwo ni kuri abantu batongera igihe. None no kuvuga ngo ubwo nibwo buryo bwa mbere, ni nayo mpamvu ya mbere ibitera. Ubwo nibwo buryo bwa mbere bwa bukoresha mega zirangira cyangwa se zitari unlimited. Ubwo nje kubibwira ikindi gice cya unlimited. Unlimited rero ikigufasha kuba wategeka iyi application cyangwa se kuba yakoresha unlimited ni iki? Ukanze start, noneho ubwo utangiye gukoresha MB z'ubuntu, ndavuga megabyte z'ubuntu, cyangwa se internet y'ubuntu, utangiye kuyikoresha. Guys, wibuke nawe baguhaye iminota 30 hano hasi, Rero niba uri umunyabwenge wikutira gukoresha MB z'ubuntu cyangwa se internet y'ubuntu, gikora icyo bita add time, ongera igihe. Byibuze uvuga ngo wenda telefone yanjye izimira igihe cy'amasaha 18, amasaha 20, amasaha 40, amasaha mbese izimira iminsi 3, izimira E1. Kuri Tigo nta kabuza
amasaha 24 urayarenza ukagera mu 40 nangaye 60 wayageza ukiri kongera igihe. Bibutse kongera igihe kuri wowe byagufasha kubona unlimited, kubona unlimited network. Ibyo byagufasha kubona unlimited network. Noneho wumva impamvu byagufasha ntacyo wikanga. Noneho baza kugaragaza impamvu yahita iba unlimited nyine yaba internet idahagarara nta kibazo nka mbere hose, kandi kuri Airtel Tigo, kandi uziko abandi imara amasaha 2 cyangwa se baha megabyte 200. Icyo gihe nukanda add time cyangwa se left time kongera igihe bazaguriza ads. Bazaguriza ads nyine nukuvuga ngo bazatangira bamamaze. Nibamamaza ubwo urumva batangiye kwinjiza aho ngaho, niho twatwita nk'inyungu zabo, mbese nk'ishingiro ryo kugwereza iyo unlimited, kugira ngo batangiye gusobanukirwa impamvu ibitera. So impamvu niyo ngiyo, mbese nukuvuga ngo iyo bagwaye ads nyine bafite ubushobozi bwo kugwereza, nta mpamvu bagita bagwereza igihe cyawe nkuko bikwiye. Ubwo cyagiye ya internet yawe niba uyihaye igihe cy'amasaha 4 izamara amasaha 4 kuyikoresha. Niba uyihaye igihe cy'amasaha 28 izamara amasaha 28 kuyikoresha. Niba uyihaye igihe cy'iminsi 4 cyangwa se iminsi 3, ndavuga wenda nk'amasaha 40, so amasaha arenze 48, icyo gihe ubwo ni ikizamara igikora. Akuze ibyo kwenda telefone icyo gihe ntiyabicyaka. Ariko tuvuge wenda amasaha 28 da, amasaha 28 nta telefone imara amasaha 28 itarazi bitewe nuko wayikoresheje. Amasaha 28 ntabaye, ubwo ni unlimited rero. Nejo kongera gutyo, nejo kongera gutyo, nejo kongera gutyo, ujye wumva ubikeneye nta kibazo. So guys, ubwo rero ndagusabye gukora subscribe. Nizo mpamvu kandi niyo mpamvu ibitera, kandi no kuvuga ngo ku muntu tarubizi ajya bikora gutyo. Nibwo bushakashatsi bwakozwe neza basanga nibwo niko bigomba kugenda, kuko niba ubizi neza urabizi nta ads bakibaha, nta ads bakibaha, ntibacyamamaza. Ubu ads kuyiguha ni ukuvuga ngo ni kuyiguha mu gihe uri kuzisaba, mbese uri gusaba nk'igihe ingaho nawe ukeneye kureba ibyo bitamamazwa byabo. So guys, ubwo nkurutse gukora subscribe, wari kumwe na YouTube channel Jay Hima, kugira ngo update zose ujye uzibonera ku gihe, kandi turi kumwe. Ciao, amahoro akomeze kubana namwe na video z'ubutaha. Niba wakunze video, comment, like, share ni ingenzi, kandi nabwo niba byanze nabwo wandike comment uvuga ati byanze. Wenda ushobora no gusanga harimo nk'umuntu ushobora kuba bizi neza akaba yagufasha, cyangwa se natwe ukaza tukagufasha tukagusobanurira impamvu ibitera, niba ari telefone, niba ari iki. Turi kumwe. Ciao, byari ibyo. Subscribe Jay here.